Ndabashoje cyane bene data nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nitwiribanje Jean Claude, ndi umukozi w'Imana. Sengera mu itorero rya ADEPR paruwasi yacu ni ya Kamonyi. Itorero ni rya Ruyenzi ururembo n'urwa Nyabisindu. Tugira ngo tuganire ijambo dusanga mu itangiriro igice cyaho cya 17 umurongo wa mbere. Haravuze ngo Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati nige Imana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Amen. Reka twongereho irindi jambo dusanga mu gutegekwa kwa kabiri. Gutegekwa kwa kabiri ibice byaho 18 umurongo wa 13. 18 umurongo wa 13 waravuze ngo utungane rwose kwiteka Imana yawe. Ngo dusoreze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo 19 umurongo wa 20 n'uwa 21. Uwo muhungu aramubwira ati aya yose narayitondeye, none icyo nsigaje ni iki? Yesu aramusubiza ati nushaka kuba utunganye rwose, genda ugurisha ibyo utunze maze uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere ko uze unkurikire. Imana idufashe. Muri uyu mwanya ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, nise ngo gutunganira Imana n'inyungu zabyo. Gutunganira Imana n'inyungu zabyo. Imana ishaka ko tubaho mu buzima buyitunganiye mu bikorwa byose dukora, imirimo yose twagira mu itorero ndetse no mu buzima bwacu busanzwe. Aburahamu Imana yamuhamagaye amaze imyaka 99, imubwira ko ari Imana ishobora byose. Mu buzima busanzwe usanga tuba duhangayikishijwe n'ibintu bitandukanye twifuza ko Imana yakora ku buzima bwacu. Ariko yabwiye Aburahamu iramubwira ngo genda Imana ishobora byose, icyo ngukeneye wowe ujye utungana rwose, ujye utungana rwose. Wakwibaza ngo mbese gutungana ni iki? Ese umuntu yatunganira Imana ati? Gutunganira Imana umuntu yabitangamo ibisobanuro nka bibiri. Igisobanuro cya mbere, gutunganira Imana ni ugukora ibintu byose ijambo ry'Imana rigusaba gukora. Cya kabiri, gutunganira Imana ni ukwirinda ibintu byose ijambo ry'Imana rikubuza gukora. Aho niho habitse ibanga ryo gutunganira Imana. Ntabwo watunganira Imana kandi iby'Imana ikubuza gukora ubikora, kandi ntabwo watunganira Imana iby'Imana igusaba gukora utabikora. Imana idufashe kandi nitugire neza. Nagira ngo nkwifurize rero kubaho mu buzima butunganira Imana. Gerageza gukora iby'Imana ishaka gukora, kandi ugerageze unirinde iby'Imana ikubuza ko ukora. Ijambo ry'Imana iryo ritubuza ni byinshi. Wakwibaza none uti ese nidutunganira Imana tuzunguka iki? Isomye ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 84 umurongo wa 12, Zaburi ya 84 umurongo wa 12, hatubwira ko Imana itazagira ikintu na kimwe yima abantu bagenda batunganye. Nutunganira Imana nta kintu Imana izakwima. Hariho ibintu byinshi abantu usanga babahihibikanira bashaka kumana, bazamuka imisozi, barara amajoro, biriza ubusa, barira bataka, bavuza induru, baboroga, binginga Imana ngo ibagirire neza. Ariko iyo Zaburi ya 84 umurongo wa 12 haratubwira ngo nta kintu cyiza Imana izima abantu bagenda batunganye. Nutunganira Imana nta kintu Imana izakwima. Iyo kandi usomye nanone muri Yobu ibice 8 umurongo wa 20, hakubwira ko Imana itazigera ita cyangwa se ireka umuntu w'intungane. Wasoma mu Ngoma za 2 ibice 16 umurongo wa 9, hakakubwira ko amaso y'Uwiteka
azenguruka mu isi, mu mfuruka zose z'isi. Imana irimo ishaka iyo umuntu utunganya ngo imugirire neza. Mwene data nshuti, ndagira ngo nkwifurize kubaho mu buzima butunganiye Imana. Ndagira ngo nkwifurize kubaho mu buzima butunganira Imana. Nutunganira Imana nta kizakwima. Nutunganira Imana ntabwo izakureka. Nutunganira Imana ntabwo izagukuraho imbabazi zayo. Imana igumugisha. Reka ngusengere. Ese wumva wifuza kubaho mu buzima butunganye? Niba wifuza kubaho mu buzima butunganye, haranira gukora ibyo Imana ishaka, kandi wirinde ibyo ikubuza byose. Ese wibonye mu buzima budatunganiye Imana kubera ko ibyo yakubujije gukora wabikoze, kandi ibyo igutegeka gukora nabyo ukaba utabikora? Humura, Imana ni nyembabazi, yiteguye kukubabarira no kukugira neza. Reka ngusengere. Mana, mu izina rya Yesu, sengeye uyu muntu wumvise ijambo ryawe, numugirire neza, umufashe. Yifuza kuba mu buzima bugutunganiye, ariko ntabwo abishobora kubera intege nke ze. Ndamusengeye ngo umubabarire. Ibyo wamusabye gukora byose ntabwo yabikoze, kandi ibyo umutegeka gukora byose ntabwo yabikoze. Ndamusabiye rero ngo umubabarire, umugire neza, imbabazi zawe zimuzeho, kandi umucyo no gukiranuka kwawe bimuzenguruke. Ndasengera n'uyu nawe wifuza kuba mu buzima butunganye, kugira ngo wimushoboze, ushoboze gukora ibyo ushaka ko akora, kandi umushoboze kwirinda ibyo umubuza ko yakora ari bibi. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana igumugisha. Ukeneye ko twagusengera, twakugira inama mu buryo butandukanye, nimero yanjye ni 0785 2 7 9 Iyo nimero nguhaye iba no kuri WhatsApp. Reka nyigusubiriremo: 0785 2 7 9 Shalom, shalom.